icyo ntabwo ari ikibazo. Dumba ni gute? Ewe Gute Dumba, nakubonye ari video yawe nabonye urimo kurira, ndavuga ni ibiki byakubayeho Dumba, ni ibiki byakubayeho? Dumba yamara ashaka amaroza ashabyihorera. Ikibazo cyawe Yago, buriya ushobora kuba utarebye, warebye ndira ugahita wigendera. Dumba nawe nabonye uri kurira pe, ntabwo nari kugira emotion. Dumba yasabirizaga amaroza hariya ngo ni emotion yateraga Dumba ugira emotion zingana kuriya za cyane. Icyanyuma ndasubije mwese Ririra Miracle, sinzi impamvu atigeze avuga no kuva kare ndi hano ntarazamuka, nigeze mbona avuga ariko ndamusuje cyane, Imana imugirire neza. Riri nagusuje cyane, Keza nagusuje, Bishu nagusuje, Big Energy, Ketchup nagusuje. Riri yanyimye kazungura rara Yago Big Energy. Abantu bajye kureba indirimbo yawe Yago, ni nziza. Indirimbo yawe Yago yamaze kugera hanze. Yitwa gute? Kanirebe. Ngaho. Kanirebe indirimbo ya Yago. Dumba. Umuntu yamara amaze indirimbo ariko ngo nibwo agiye kujya kuyireba. Nagari we. Abo bagore nabo ni ubwenge babushyira he simbizi. Waretse gutukana waretse gutukana. Niba abagabo babata. Ibohore amase Dumba w'abagore bamutaye kubera iki? Aho se ngiye nkoze iki? Ubwo kasuka ariko nawe mwabonye uwo muhonda, ubwo kasuka arimo arakwinjira ugahita ufata jewe. Dumba wumve Keza avuge nawe baramutaye. Yamye kuzongera kumvuga kandi ndabigusabye mu kinyabupfura. Ntago nongera nsusuga gukundana n'umuhungu wanjye. Yago ni yingi yitwa Yulove. Keza je agira ikinyabupfura. Ahubwo njewe ndabigusabye mu kinyabupfura. Your love natoye audio je ndabonye ndi kubona audio. Ya nasoye Your love audio ya. Asante sana. Nayibonye. Yitwa Your Love iri kuri ibyo nibyo sawa. Ndaza kubikora ariko abantu nyine bagende bayirebe, byaba byiza cyane. The teacher, the conductor, the vibrator. We there. I just feel about them fire them say. Boom fire. Tell them say. Niko bimeze kabisa gake. Yo. Dumba umugabo watandukanye na Bijou yari uwa mbere, babyaranye umwana wa mbere n'uwa kabiri. Simbizi ibintu bya Bijou, simbizi imusera bishaka iki ibintu bya Bijou, simbizi je. None kuri kumbabaza n'ukuntu Jay urumva Jay yaheze ku 34 ku makoye 34 araho. Ni ibyo bintu niba biza kukuvana, ibyo bintu niba biza kukuvana kuri iriya mibare bro. Erega je urumva guswa komeza ubi. Nje ndakwiyemeje kumumbaza ibintu bya Bijou, ndakwiyamye. Dumba je niba ari ikintu cyambere gishobora kuba cyanjya nuko ugenda ku nkuru nyisimbutse nayumvise neza, kandi izi nkuru Dumba yo turi twenyine azimbwira adategwa. Sawa yategereza mube mwenyine. Ako je ujugira ibanga. Ujugira ibanga. None so warabimbwiye ngo nzabigira ibanga. Ubushuti bwawe nawe urangiriye hano. Nyine binsobanura wese ntabwo mpfobeje Pastor Hakim, waramupfobeje utuma nanjye nagiye gukora amakosa. Mbikubwiye mu gikari nkakubwiye ati wice iberereka. Erega buriya reka Dumba kugira ngo ntanguranwe mvuge ko ndi ikiremba, nagiye kurira Jay bwa mbere. Abantu bakomeje kunsaba momo yanjye. Nugira ibanga nta muntu uzabana nawe kandi je mureke ngo atange momo yiwe. Buriya ndakwinjije Jye kugira ngo naratanguranwe kuko nari nzi ko ari buze kubishyira hasi, ariko mu buryo bundi ndavuga reka ntanguranwe mbibwira abanyarwanda ko ndi ikiremba, ariko ni inama nagiye kugisha Jay. Dumba nyenya cyikwa muri big screen indirimbo tukayireba no kuri video. Jay nta kibazo. Yo Pastor yashyizeho audio. Dumba n'ukuntu dukundana ndakumva. Nibiri audio dukundana yakubwiye. Yaman Gaza kuri kubwira Pastor Dumba yankoreye amakosa. YouTube
Yeah man, wona ne Dumba yankoresha amakosa. nagukoresheje ayo makosa je Dumba eyo uziko warugiye kunkoresha amakosa uyu munsi byari kumbabaza cyane ku bintu bya Pastor Kim se Godfather buriya yatahita amerezo ukuri nyako barunkoresha amakosa. oya Pastor Kim niwe pasiteri yansengeye numva ndi hafi kuva mu idini yanjye y'Ubusilamu ariko ndavuga ati reka ntago warivuyemo ndi kugaruramo ketchup ntago nari kuzamukira warivuyemo yari gukuyemo ndi kugaruramo ako kanya barakwatuje ndakubwira ndi kwatura gute kandi mbabarira ntago bishoboka ibyo bintu Godfather abantu barimo baransaba momo yanjye dore ngiyo babwire ngo ngiyo ba Pamela barimo baransaba momo abandi barimo baransaba momo yanjye ngiyo Pastor Kim momo yanjye ngiyo Dumba yankoresheje amakosa. ndashaka kukubwira ko Pastor Kim agafuka amaturo yarazanye gutangira hano byarangiye oyagabanya amagambo Dumba nango warasenye asante mwana wanjye ngenda cyane asenye Dumba nango warasenye niko Biju yambwiye Biju nongeye kunyandikira ibyo bintu bya Dumba Biju ndabiza agenda mvuga ko nasenye kubera nzi ko nanjye nabivuze ariko Biju umenye ko umugabo usenya n'umugore usenya nitungana. Biju yasenye ryari ntabwo mbizi neza ariko nanjye ndamwiyamye kubera agenda bivuga si we yabikubwiye ubaye iki si wowe wabwiye Yesu kwiza ko njye nasenye ngo kabingo niba ni kangahe nabimubwiriye hehe kubyo bintu wowe wabikubwiye wowe se wari ubivuga hano kuri imihanda si Biju wabikubwiye nimwumva ko Biju ari wowe wabivuze Biju ni Biju wambwiye ni Biju wabimbwiye Biju ni nawe wambwiye bya Keza ibyo bintu niba narawukanye birakureba reka mbabwire mudatangira kumbeshyira ahangaha uvuga amagambo ugenda uvuga ngo iki ngo ngewe mudatuma nigendera mwimbeshyira ahangaha turabesha ntabwo umuntu ubeshya uragenda urabesha ariko wagiye urwenya uziko gutuma umuntu aza kuba uncomfortable aragenda subira aramazi wagiye umenya urwenya ariko se wagiye Pastor hano haba hari abantu benshi baba batemera ko ibintu ari bwa wababariye Biju kwezi ariko Biju wagiye umenya ko ntabwo nongera kuvuga ko yasenye ibintu byo gusenya bireke ibintu byo gusenya byihorere oya mani je urakabya erega Biju nk'ubu nibye umva je Biju mani okay wenda because 3 minutes nibyo ariko nyine kubikomeza bwari kukiganiro it's not okay. Oya Dumba ibintu byo kwiri kuvuga ngo Biju yarasenye kandi abakeza barasenye. Thank you everyone. Byaba byiza kurusha Dumba je Jay nk'umuntu wari umaze imyaka myinshi urumva biragoye ngo Jay yihangane Biju yamurushije biragoye ngo Jay yihangane Biju yamurushije amakoine araguma agenda abaga urabona ko kantu je abakoze Biju akava muri kamera ntabwo Biju bongera ariko ibingibi nibyo kumakinga none nibyo ibingibi ntabwo Biju ubuje abakurangije no oya Dumba ntabwo ari byo je abakurangije ntabwo Biju bongera kumuha coin urebe kubera iki batamuha ibingibi biraza gutuma Jay utanuye muri big screen ahubwo kubera iyo mpamvu kuko uwo Jenny ko Biju aragarutse confidence urabona umwana wanjye ongera uvuga utugambo twawe weje yasenye look at the beauty ntukaje gutangurugana wo kubaka niba yasenye Biju je t'aime je wari igenje urabona confidence y'umwana dore ijisho Biju wasenye Aba ni cyiza nuko cyasenye ni cyiza cyane ni cyiza pe umugabo w'umubiri yarahombye Dumba yindi mutumye Keza agenda kubera amagambo yanyu yavomaga amazi
murashaka ko abantu bose bagenda Yarafite ingunguru. mugasigara hano mwabuza mokoyini muraho muri kwiha abantu impande n'impande. Erega ntago tuba twajanga Akose Biju umuntu waza akakubwira ati Dumba yakwihaye gute wavuga iki? Je nakwihaye gute? None se je mwaganiriye nyine mutajya mu buzima bw'abantu. Nta muntu winjiye mu buzima bwawe ntuwasenye Biju. Hanyuma se Nasenye urwo wubatse se? Nasenye urwo wubatse? Ibyo je abisubize. Ibyo je nasenye urwo wubatse? Oya umva je. Dumba bari kubaza na pastor Jay. Dumba bari kubaza. Yo. Hari ukuntu twatangiye tuganira ku bintu tufokasinze ku makoine muri Kataro tugarukana nacyo bitwaye. Let's go there. Tuve kuri ntuza. Wibuke ko bino biboro bari abana bajya kwa ntuzaduhurize kuri pan imwe abari mistake. No, so bino biboro bagize birangamane. Ntuzaduhurize kuri pan imwe abari mistake. Ariko nyine urukumva bino bituvana muri context turimo. Hano urabizi even in the weekend it's a good vibe. Ntabwo azi kwihangana ya mbona. No, nabireke man. Jay. Ntabwo azi kwihangana. Dumba. Bivuze ngo abantu bakunda ko twongera tukababwira tukabibutsa guys mwakongera mugakira amacoin. Niko bimeze. Umva Jay. Widihati wakongeye ugatanga cyangwa kadi yawe yapfuye. Ubwo se widihati ubunda ari uguha yaguha du. Ntabwo ari byo man. Tugaruke muri ntuza. Nubwo uvuga ko bitagize uduma ngo ntabwo mwahurira hano ngo bireke ko bari contact ndabizi ko twabikora kandi no n'ubwa mbere duhahuriye. Ramirake yaragiye na Keza. Bigoye je burubwa mbonye hari ukuntu amera nk'agakobwa kashukugaraye. Urumva? Ibyo nibyo kabisa. Guys mwakongeye mukadushyiriraho ku macoin twagenda tuzamuka gake gake. Umva ndabizi ntabwo biza kukwemerera kwihangana iminota 2 je. Ari ikibazo no gusaba kwihangana. Gufata ku mwana w'ikibondo. Je byaramunaniye kwihangana je akanwa ke bamize nkaho bakamenyemo. Naho Ketchup disi ni sawa nubwo Dumba wanze kutajya nkomeza ya story. Oya ntabwo umva. Ketchup nukoreho. Akaroroshye pe. Wanamita muri mwezi Ramadan mitanze izo ngurube zawe zose nkazimenaho amazi n'iki n'umuriro. Ketchup asa nuwo Ketchup asa nuworoshye pe. Ketchup wazaritse rimwe tugahura. Ariko man. Muzahura si ikiganiro ukeneye se. Ushaka ikiganiro saba ikiganiro neza. Ketchup tuzahurira. Yo. Pondat. Wagwana. Nenga kiri kite muganda wange. Mwana ndi ize nze njogera nga ndakubikora bikumubira bankorera buri kimwe wano mbera mukamoli nga ndaba buri kimwe mbera mukamoli ngo olingiza yama sina tabu fiti nyo nesa wahageze shuna nenga Kampala omuyayigo bayita John mbu yatuse Kampala mbu ali kutaka sesa nagushubuje ngo witwa John ari ku butaka bwa Kampala. Usenze niba mariwe nanjye nagusubuje sheri umeze ute? Bimanyi nabyo. Meze neza sheri nawe. Dumba ntabwo nshobora kuvuga amakuru ntafitiye source man. Niko bimeze. Dumba. Karam. Ibintu by'inkuru wavugaga ngiye mbivuye ibintu by'inkuru wavugaga ngiye mbivuyemo. Nanjye ndabyihoreye. Ntago nongera kuvuga izo nkuru abantu batobare baduhereza amacoin yaba n'amaroza nkamwe yagisa cy'inganzo. Ni Godfather wabivuze? Ni Godfather wabivuze? Akoze ko kuva kare natangiye nshaka kujya ku musarani kugeza n'ubu ngubu bro. Kandi nari amapera ndagasa. Thank you, Biju. Thank you, Eugenia. Thank you so much. Keza. Nikoke. Uzukuntu mwemera cyane. Ubwo ni uburyarya. Nanjye ndakwemera je. Ubwo ni uburyarya. Dumba ni ukuri ko Imana igiye Keza ndamukunda cyane. Ubwo ni uburyarya si ku magambo mbanze ubu muramuvuga. Urabona ukuntu wari utangiye kumuvuga nabi. Keza se? Oya, reka kuvanga bya Keza n'umwe mu bakobwa bafite amafaranga inyarugenge. Tawo. Rekana na bya bindi byabari abacuruzi ibihumyo.
hari yasumuzanye gute ko ari nayo naramuvuye ariko goda mutinya ntabwo mutinya ndamubana mushiki wanjye baramutenya ndamaze ariko ngiye uretse kankubwira ikintu kimwe ntabwo ari byo man ntabwo ari byo ngiye simbizi ntabwo ariko se nimushobora kugana amatari kuvuga ku bantu umva ari yaje hano cyago rifata cyapfuka wahamagaye abantu bawe bakagukira muri big screen ukareka ibyo bintu Godfa ibihumyo ni ibiribwa wowe kabyaraho nagura ry'ibihumyo niyo bita mushroom ntushobotse bikunda kuba ntashobotse na gato wanamuita Pastor Akim ewana Pastor Akim se narinzi ko ubu ntegereje kubona niba hari umuntu ukora ibitangaza dumba kamanura hiriya ntare nibwo ndi buvuge bura nageraga namwaye Pastor Akim ako nawe waratumenyereye tubuza amakuru chusha vinywaji wowe uri murashaka intare ngo tubuze amakoini ibihumbi 10 none wowe uri muravuga intare ko sera miracle wawe yagucitse du Pastor Akim la miracle yawe Pastor ariko Pastor Akim umufana w'umupagani nkaje gute hagira umuntu ugeze duba ku bihumbi 10 ubundi ariko samugani gute ketchup ashe none aha yampaye ibi ni biki ketchup ageze kuri kangahe Nuza sagiye ninde ugiye ni Gasuku ketchup ari 12 Gasuku unsize hano ngiye nyine ko mushobora kunyihinduka garuka nagushobotse garuka cyane nanjye nigendere ari ukuntu ibintu by'ibihumuro ari ukuntu bansiga hano ngahita ibigore bigahita binyifatira ngiye bizi kunyifatira nuza with the heart ngo musubize moderator yiwe uva nukuvuga ngo abarumere moderator nyine bazi kunyihinduka abagore DJ Nessa DJ Nessa ngiye kugera ku bihumbi 10 Karame we daddy abagore sinjya mbashobora ndi njyenyine okay daddy noneho bafite ukuntu batabitse naza ngo yes daddy noneho nuza yarabyize ntabwo yarabizi cyane ubundi hano haje ariko cyabije nacyo nabonye cyangura bya bindi bya Keza Teresi yakunguraga umuhungu agahitana ni oya ejo bundi Godfather hano yazamuye umuntu akajya mwikada with the heart Godfather shimira with the heart sha wizi iramudukira baho hari waje umukobwa noneho ndumva urumva wakabare urumva wicyukisha aho najya kumva ngo papa God bless you so much Lily Pop what's up God bless you with the heart agiye he ko bagiye kunsiga njyenyine wallahi ko bansize njyenyine Yesu ufite icyo kibazo twebwe nta muntu ufite umwanya wo kuguserereza muzi kunyihinduka ndabazi muzi kunyihinduka simba shobora ndi njyenyine nta muntu waguserereza genda kwinginze garuka ndapfuma muhamagara kuri telefone Dadone bari ikintu kinshimishije n'ukuntu ugumye hano wenyine ubumwe n'amagambo yari afite ubu mugore navugaho hano yanyihinduka ndabizi ariko Jay ubungubu koko Jay biranze Jay muzana ntabwo mubizi ko Jay atajya atinda ariko nuko okay kamindura ibintu birahindutse hinduye ibintu ubigenze bite ibintu birahindutse sikiga we Seki kigoma mana kinera ubwoba mwa buno buzima taka icyo uvuga urebe ndahita ndira kuboroga Asante Grace Yesu we nageze izo nagashora asori pana biva bari kuri kamera umuntu wese wanzamuye hano ndamushimiye n'umutima wanjye wose ntabwo nasize bimeze gutya
Ketchup. Thank you so much. Ketchup arahari. Nakurushije yako Dumba yo urababaje. Ndababaje sha. Yewe we Lila Miracle unde urebe Yago. Ngize ishari. Nakurebye mbona urababaje. Kandi Yago urabona atababaje. Ego Yago yababaje kurushaho. Ngize ishari. Munyibuke disi we. Yes. Mukoze. Lila Miracle ahangaha rero Lila Miracle ni hujye tutegera twese tukahita dufukama n'abari bafite ibyo kuvuga. Hari nubwo njya bakambwira ngo Lila Miracle batinya kuba nkahita nibuka intare waduhaye nkahita avuga ati riri muceceke. Uzi ko niyo wakwica umuntu sinabivuga. Nahita nceceka ku bintu urangije gukorera hano. Mpita nceceka ngo reka kuko navugwa mu izina. Ntavugwa mu izina riri ntibamuvuga. Thank you everybody. Thank you Didi. Umwamikazi Lili Pupe La Miracle ukora ibitangaza. Ye baba we. Ariko n'agakobwa kanje ka Nessa kari kabayeho nabi. Yeah, Nessa kabisa. Nessa bayeho nabi. Abantu barebe Nessa. Nessa niba yarabaye iki? Nessa niba abantu bamuranga iki? Nessa nakubwiye ati igikundiro kiragabanuka Nessa. Ejo abantu ko bagukunza akakanya nibwo bakwibaje. Listen. Je nibikise. Irahoza sheri wanje. Dumba wakwihanganye gatoya ukareba ibitangaza. Dumba wakwihanganye gatoya. Ndi midena abandi ntushyiramo intare. Ariko se mwazanye Gasuku. Gasuku nambabarira agaruke. Mwazaniye Jay man. Kigihamba. Amagareje. Yamagare du. Amagare. Ega Jay yatangiye kurya ingurube ntago bakifite ubwenge. Gasuku yari yanyihaye nuko nari nagiye. Munzanire Jay hano. Jay yatangiye kurya ingurube. Arimo Kazi mutapinge screen. Lila Miracle watwikiye Nessa akazandika indirimbo yitwa Lila Miracle. Kandi ramaze kuyandika. Hello? Jay. Yo. Mani hari intare yawe iri hano man. Kaze dash. Umva reka biva mu bintu by'ingurube man. Cyangwa se kiragica ariko kukivuga. Yo. Lili Pupe yari hano afite intare yawe uri mu biki? Naje. Rekaze. Umva. Reka biva mu bintu by'inyama man. Ntago ari intare jewe yankanzeho gatatu twa pistoli. Doko nzi kubye gatatu ntago havamo intare. Oya nazo umuhema negani yahinze he? Ndamuha manigani 3 nkuko ndazikuba gatatu. Nose sise yamaye nkavuga ni ndazi. Yahinze he? Oya nasigaje guhamagara kuri telefone. Oya ariko niba wamubwiye intare uyimuhe. Ariko ndakosora hano mu ketchup. Namubwiye nti ibyo wampaye ndabikuba gatatu. Siko navuze. Ni gute ketchup dufatanye ikibuga bro? Mwandebe ketchup. Nindi. Uyu mukobwa nindi. Ejo rero Kabija aho kabera kagore kabi. Ejo nahamagaye ketchup. Kabiju karanya. Ngwese wawe ngo Dumba. Ngo kubera iki? Biju narakumenye. Wamuhamagaye hehe du? Wamuhamagaye? Nambwiye ati ngo ketchup uzaje kwa Godfather Wawe mubwiriye kwandi? Ndi wawe. Ni urakoze ngaho ceceka. Bagiye kugutumura aho ngaho we Biju. Gasukwa kubaje najya muri discreet. Kasuku icyo yampaye n'ama pistole 3. Nta kibazo reka tuyacurangire indirimbo. Nagarutse kuza kwakira intare zanjye wanamuita Lili kizasigaye kurusha ubukire. Ko tubizi neza. Eminyawe nubwo atize ariko ni sawa cyane. Eminyawe tubizi neza kugira akabone gatara kasukugiye. Mu gihe utari wasaba imbabazi umushu ntagire icyo uzambwira. Twagiye. Aryo mushu ninde?
Okay.